Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Petero intumwa. Nihasingizwe Imana se w'umwami wacu Yesu Kristu, kuko yagiriye impuhwe zayo z'igisagirane maze ikaduha ubugingo bushya, kugira ngo tugire amizero ahamye dukesha izuka rya Yesu Kristu mu bapfuye, no kugira ngo dutunge umurage udashobora gushanguka, kwandura cyangwa guserebera, ari wo ubazigamiwe mu ijuru, mwebwe ab'ububasha bw'Imana buragirishije ukwemera, kugira ngo ubwo umukiro wabateguriwe uzigaragariza mu bihe byagenwe by'imperuka. Nimwishime kandi munezerwe, kabone n'ubwo mukigomba mu gihe gito kubabazwa n'amagorwa y'amoko yose. Uko zahabu bayiyunguririsha umuriro, ni nako bya bigeragezo bigenewe gusukura ukwemera kwanyu gutambukije kure agaciro iyo zahabu y'akanya gato, kugira ngo nikumara guhama kuzabahesha ibisingizo, ikuzo n'icyubahiro igihe Yesu Kristu azaba yigaragaje. Koko niwe mukunda mutamurora, mukamwemera mutarigeze mumubona, akaba ari nacyo gituma mwasazwe n'ibyishimo bitagira ivugiro kandi by'agatangaza, kuko mwashyikiriye igihembo cy'ukwemera kwanyu, ari cyo umukiro wanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana.